ariko tesha nimba ni video pe arishimye pe ariko niba uzi yuko hari umuntu ufunzwe kubera yuko yakuye telefone yawe y'urukozasoni muri telefone nani video muri telefone yawe y'urukozasoni akayitanga sibyo warangiza bakiriyo bagifunze nta numwe uratora gange nta nuwo barababarira ngatahe ukongera none ibyo bintu ukabikora nukabyikora nta no kuvuga ngo hari umuntu waje gufata none ukabyikorera ukabyikorera man gusa ibyo bintu biri crazy bro biri crazy pe reka manze nkore tweet sha Godfather yakoze ibiganiro 599 mutabariza avuga ati ibi bintu byakorewe uyu mwana ntibibaho kandi twese pe natwe yaje kureba mbere mano abaya fucking abo bakobwa akabyigumanira that's okay kubera nta muntu you know ariko bro why like why abishyira hanze bro what the fuck guproving ariko bria abana baniga ibintu babamo nabyo bazi ibintu byo guprovinga wrong ngo nge ndarenze ngo ndanyaza ngo sinzi ibyo nkora ngo ibiki mipuri ngo sinzi ibiki bro erega ibyo kuba babivuga nibabivuge nyine ibyo ni ibyabo byo naribi hari igihe rega ubwira umuniga wawe ati nge ndanyaza akakubwira ati ariko wanyaje nde byagenze bitagahita werekana umwana nyine uri kumugirisha n'iki ni oyo uretse gato isa no kuvuga ngo ariko ari quotation ntashobotse ariko wamana quotation deteje bawanywe ibi Yesu uri he uri he kwa muganga ni ukiri nagiye kureba sheri wacu ameze gute bamushyizemo bomboni bro rero ngo nukuri kw'Imana oya niba ari bomboni bwoko ki ni bomboni z'abaganga b'abakire ni wamenye icyo zisobanuye nimwe bacomeka mu mazuru babimucometsemo niba bashaka ngakora iki simbizi mani mworohereza nasohotse nicaye kuri ka gatebe bamwe bakira kuri reception bategereje kunyakira ngo mbabwire indwara ndwaye uhereko yo mu mutwe ndetse mbabwira ngo mfite hangover okay ariko se abantu banyu bamaze kumenya ko muri hano Brian ndikubaza yego nje wabanje bamwe baje kanongera sharing okay ubu turi kuvugana urimo kunyumva ngiye kuzana umukozi wo kuri hoteli ngiye ngo Godfather nategura hagiye kuza umuntu udusobanurira akantu ku kandi nabwiye DJ ni nyamara Godfather rimwe na rimwe nubwo bamufata nk'umusazi nge nabonye ibintu akoresha birahenze umusazi ni wowe kasare byanka bukagasare bidakira ipfuga rero abantu bari bazi ko wikinisha bro ariko wamana afite imashini ya touch screen muri biro ye bro ubu yamana agiye guhita yongera yigire ku kibuga cy'indege yigire mu Bubiligi ibi bintu batabikurikiranye ni ukuri kw'Imana ariko noneho wapipe ese wa mugani Godfather uyu mukozi niba ari bumwirukane bahu ibyo byiwe urimo kumva so mutapinge screen Brian baba musharinge live muyitage kuri TikTok kuri noza kuri Snap niyo mufite abantu none w'abantu baje neye ko mbona Brian natasha ku bihumbi 10 ubundi ntangira inkuru twagiye niko bimeze ese ntuza ari he mwabyukije Muyango akazanga akatubwira twaramutse Muyango ararwaye sheri ameze nabi okay mutapinge screen abantu muri aho musharinge mukore kuri iyo goro nze mbereke kora kuri gorteje kanze mubwire Muyango ko bari kumushaka live Muya bari kugushaka live keretse aciye amarenga kameze nabi bro kararwaye
ariko gahunda mwayumvishe yuko inkuru bayibahibwira tugeze ku 10,000 kandi ndacyari ku 1,000 bose ngeze ko mwakoze ndi kuri turuwasi mana keretse nkweretse umuntu purani n'uwundi kidogo arembye gameze ko noneho wa mukire wanjye disi yagiye we mukire mami wanjye si ubundi amenya yaragenda arasubira nawe ni wo bamwita muyango bosiri ariko si ubosira ya masaha yaba ari masora iyi muyanga ari mu Eh, bitaro sheri ariko ntabwo ari ibya danje ararwaye nyine arwara nk'abasirikare ameze nk'umupapa mutapinge screen mumusengere man ngo yo muratangiye zukura reka abateka turebe mutwe mwimuretse gato ndaje. wewe mumura musharinge live kandi munangiriraho arwarukira yo nubwo bambi bucogocogo bwanyu nimube mubunkiriraho nabwo ntari ntabwo ari we waba ushaka ubucogocogo aka kanya ariko mana nta nubwo ndi gushaka kumenya ko nijoro mfite akazi ntabyo nkeneye muri live He mwe mwihanganye ko. cyokoza mwabana umwe rero mu gihe tutaratangira inkuru ngo ivirwe imuzi reka mbabwize ukuri nimba hari ikintu cya mbere cyiza nabonye cyiza pe kirenze ni ukuva ku nzoga mana kavemo nta hangova ukabyuka nta hangova ukabyuka nta kibazo na kimwe ufite mungu wangu niba hari ikintu cyambabaje ni uko uba wavuye ku nzoga We ntabwo yaziva Brian. barakubeshya perereza papa mayi inka wari gukorora nkabibonera muri live Mwimuretse gato. tabiri myutinga abanza korora ariko uteshura umukono kamyuting Mwihangane gato. mwamba bari mukanyeza ku 5,000 tugakomeza Mumugeze niba tabagezeho ntabwo ndi bukomeze inkuru. Batapinge ariko banabagezeho. Nkeneye ariko se abantu bari he muri iki gitoro mwatanze bonani. Mutapinge screen hanyuma munagereho tugende bune ntangire nze mbereke tujye kuri version part 2. ariko sebye ko bari kuguha gift wenyine buretse gatoya mbanze niyama abantu hano muri comment barimo baravuga ngo ibintu ngo byo kugambanirwa bro ubu mubona umuntu abyutse mu gitondo n'umutwe ubu mubona umuntu ari watermelon yikoreye umuntu nyine mubona abyutse mu iki gitondo nta kuryama nta gukora iki ngewe impamvu ndi kuri no live hari umushuti wanjye ufunzwe Urakoze cyane. hari impamvu ndi kuri no live mu iki gitondo hari umushuti wanjye ufunzwe uri mageragere ari kuzira yuko yasharinze video ya yamano ngo y'abantu ngo bambaye ubusa noneho nyirayo kandi nonaha akaba ari kubyikirira live none se ubwo ngo ngiye murimo murambwira ngo turi gushaka ubutabera ya ntabwo bivuga ngo ni gushaka ubutabera ariko tesha umuntu agomba kuvuga ibi bintu birakabije none basara akabikora abantu baravuye mageragere byaranibagiranye iyo ngiyo wenda ikazaza yitwa part 2 simbizi ariko abana baho nababwiriye ngo bamu bucogocogo baranabunyicisha mumbabare mu mubuco nanjye ngo akarabyo ntako nkeneye ariko mana Godfather nawe ni baddest abafite amakuru yose tesha uri kwisubiramo myutinga cyangwa uvuye wongera usubire n'ubu umuntu yandi kumva ndi kwisubiramo ariko usha undi mwana najya gukora bamukuyemo cya kintu cyongera umwuka yaracyacyambaye shu Ubu turi kuvugana sasa rero ubu turi kuvugana ndi gukora tweet itabaza. Ubu noneho mugire nta miyaga. Gazi twagiye mugeze mutapinge ego ko ntuza ari imbere. Tesha ari imbere. Tesha bamusize inyuma nk'ikintuza. Godfather nanjye napinge tapinga nyine Oya wowe witapinga vuga. Wasa amafaranga yanjye nagabaho mwana sharinga sharirata sharinga
tubice bicike ibyo kunenga tubinenge ni ukuri kw'Imana pe. Muduhe ikiganiro muri kumwe na Jay azaza next week nidutangira gukora Jay tuzakorana. Umva ni umushuti wacu ariko aratuzengereza we mana we. Ya mana ariko dore abantu ngaba muri comment bari kubyandikira yuko izo video niba ari izo video korejo bazibonye nako kwanza kuwa mbere. Ariko sha mwabahungu mwe nanjye reka mbanze mbakatire ndabyibutse mbonye umwanya ndabyibutse. Ndazamura abantu bagira ikintu bakora. Ibi bintu byanyu byo gushaka kwemezanya. Ibi bintu byanyu byo gushaka kwemezanya. Ako se DJ kumwana uretse gato tesha. Reka nkubwire umva nkubwire we niba usabye umuntu wenda yarakwimye nyuma wenda akaza kuguha nuko ibyo bintu yabyiyumvishemo wigere rero kubigiramo intambara ngo ushake gufata amavideo kugira ngo ujye guprovinga long uri guprovinga long iki kari wowe ubizi n'umutima wawe ko ibyo bintu byabaye. None ikibazo cy'abaniga banabifata manu umukobwa atabizi. Yego umukobwa ari muri Abanyarwandakazi ndababwira ko ibi bintu yampana bikora uyu mwana w'umukobwa biragaragara. Ibi ngibi inzego z'umutekano nizo ziri buze kubiprovinga ariko bigaragara ko yafashe uyu mukobwa atazi ko ari gufatwa amashusho. Urakoze cyane. Noneho tesha noneho nanjye reka nkubwire tesha nimba ko kashaka kwemeza niba ashaka kwemezanya nabibwira uwo mukobwa naribi abyohereze cyangwa se abiprovinge longo umukobwa nawe abizi kuki uri kujya gufata umuntu ariko ibyo bintu n'ubugegera ibyo bintu ibaze kugira ngo umuntu aze kugusura mujye mu cyumba muryamane umucunga agiye muri dusha cyangwa se arimo arisinga ari kureba muri garde-robe cyangwa ari gushaka ikintu cyo kwambara wowe umufate video nurangiza usharinga abaniga bawe ngo urimo ngura ubwo se ubu se wasanga wenda bayibese cyangwa se ari muri break up n'umuji wiwe wenda akaza kugira ngo arebe yuko izo stress zashira warangiza nawe ukajya gufata ibyo. Anyways ya mano sawa ubwo we kuki atatekereje ko wenda ibintu bimaze iminsi bibaye ari n'umuntu uje no kumutega koko. Ikindi kandi nabyo ari kuvuga ngo nukumutega uyu mukobwa we ibyo bintu abari gukorerwa byo nibiki. Niba abakobwa shani bo abakobwa at the end of the day nibo bahura n'ibibazo shu. Urakoze nyine none ibaze ndagahura n'ibibazo nabigizemo uruhare ariko si erega Brian dikini zimwe usibye kusanga imwe ifite imitsi 3 indi ifite 2 indi wenda ifite 5 ariko mwizina ariko uyu mwana ni muzima dikini zimwe sheri usibye wenda iz'abahinde nizo zitandukanye. Ndumva warabonye nyinshi. Ego nje nagiye mbona nyinshi zitandukanye. Uva kwa muganga bakunsuzumi ndumva ndushye nenda gupfa nacuyutse.